bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatanu mu cyumweru nyine mu gihe cy'igisibo. Murabona igihe kirakomeza kiducika, ariko ntikiducika ahubwo tugerageze duprofite bishoboka byose kugira ngo iki gisibo ntigidusige uko cyadusanze. Uyu munsi rero twabonye yavanjiri tumenyereye, umugore bari bafashitiye mu busambanyi, nuko bamujyana kwa Yezu kugira ngo amucire urubanza. Ariko Yezu nta rubanza yamuciriye. Yezu nta muntu acira urubanza. Abantu bamujyanyeyo yarabajije ati, uwumva nta cyaha afite namutera ibuye rya mbere. Ariko kuko bose nyine nta n'umwe wasanze adafite icyaha, ahubwo bagiye bagenda bahereye ku bakuru muri bo. Murabizi rero, Yezu niwe wenyine ushobora kureba mu mitima yacu. Ashobora kureba mu mitima yacu, asangamo ikizi, asangamo amashyari, asangamo inzangano, asangamo ibyo tugenda ducira ibanza abandi. Sinzi ibyo asangamo. Tumenye yuko Yezu areba mu mutima wacu, kandi kuko tuzi ko areba mu mutima wacu akatugirira impuhwe, natwe tuzigirira abandi. Ntihagire uwo tukondana, ntihagire uwo ducira urubanza tutabanjije kureba neza, gusuzuma neza uburyo twamufashamo kugira ngo abashe gusohoka muri situwasiyo y'ibyaha yaba arimo, cyangwa y'akaduruvayo yaba arimo. Iyo duciriye abandi imanza, nta kabuza uzica wese nawe azacirwa imanza imbere y'urukiko rw'Imana, kuko Imana yonyine niyo ishobora kureba mu mitima yacu ikareba ikirimo, kandi yareba ikirimo ikareba nyine uko itugenza ihereye ku mpuhwe zayo. Bavandimwe rero, dukomeze tugendane, kandi koko duprofite iki gihe cy'igisibo kugira ngo turebe ibyaha by'abandi, tugerageze turebe ibyacu tubisohokemo, hanyuma nibinashoboka tugire uburyo twafasha abavandimwe kugira ngo nabo basohoke mu byaha byabo, bongere biyunga na Yezu Kristo, aho kugira ngo tubacire imanza cyangwa se tubavuge hirya hino ibiriho n'ibitariho. Kuko umuntu wese ucira urubanza mugenzi we amenye yuko nawe urukiko rw'Imana rumureba, kuko Imana niyo yonyine ishobora kureba mu mitima yacu, kandi yarebamo ikabasha kuducira urubanza rutabera. Maze rero Imana ntabwo yohereje umwana wayo kugira ngo aducire urubanza, ahubwo yohereje umwana wayo kugira ngo adukunde, aducungure, yongere atuganishe ku Mana ku buryo nyine bw'agahebuzo. Dukomeze dusangire ibyo byiza Imana iduha, kandi koko ndabinginze ntihagire ucira urubanza mugenzi we, ahubwo twese dufatanye kugira ngo dusohoke mu byaha, twihane, hanyuma dukomeze urugendo rwacu rugana Pasika, twisukura kandi dufatanya gusukurana kugira ngo umutsindo wa Yezu Kristo uzatugereho kandi uduhindure bashya. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi, tuyihuriremo, tuyisangire ku buryo bushoboka bwose. Ni uko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 8 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, kandi mukomeze muryoherwe n'inema Imana iduhundagazaho.